Ubushize twabonye ko retinol iri mu bintu bishobora gutuma uruhu rwacu rugira ama irritation, rwuma cyane, rushishuka, tubona ko rushobora kuba sensitive, ushobora kwangiza skin barrier yawe, ibyo byose twarabibonye. Noneho uyu munsi mbere y'uko mvuga ukuntu wakoresha retinol ntigusigire ibibazo, reka tubanze tumenye retinol, retinal na retinoid, tumenye kubitandukanya. Reka duhere kuri retinoid. Retinoid ni nk'umuryango urimo za retinol, mbese urimo amavitamine A menshi agiye atandukanye. Irimo retinal, irimo retinol, irimo za retinoic acid, mbese ni ukuvuga ngo ni ijambo rimwe rikombinye amavitamine A yose. Wumva ndi kuvuga retinoid, ujye wumva ko ndi kuvuga bwa bwoko bw'amaretinol yose, bwa bwoko bw'amavitamine A yose. Retinol ni ubwoko bwa vitamine A bubanza guhinduka retinoic acid kugira ngo tubone ku ruhu rwacu yatangiye gukora akazi isabwa gukora. Noneho tukagira retinal. Retinal hari nubwo uzasanga banditseho retinaldehyde. Retinal kugira ngo ihinduke retinoic acid biyisaba step imwe gusa. Retinol kugira ngo ihinduke retinoic acid biyisaba ibanze ibe retinal yongere ibe retinoic acid. Mu gihe retinal yo bisaba kwita ihinduka ako kanya retinoic acid, naho retinol bisaba itere step ebyiri. Ubwo bivuze iki? Retinal irusha imbaraga retinol. Nzi niba murimo murabyumva. Retinal ihinduka retinoic acid, naho retinol ibanza guhinduka retinal ikongera igahinduka retinoic acid. Mu gihe retinal iba ari retinal ikongera igahinduka retinoic acid, biyisaba step imwe. Retinol yo bikayisaba step ebyiri. Nizere ko icyo kintu cyumvikanye. Ubwo bivuze iki muri make? Retinal irusha retinol imbaraga. None iyo ikintu kirusha imbaraga ikindi, bivuze ko na irritation ziba ari nyinshi. Niyo mpamvu uzasanga hano hanze retinol arizo zizwi cyane, ari nazo zikunzwe cyane kuvugwa cyane, kuko zo irritation yazo ni nkeya. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo aba ari retinal, buri wese wajya wumva ngo yaneye ibibazo. Kugira ngo twirinde icyo kibazo, niyo mpamvu twebwe dufite retinol. Ariko nibikunda na retinal tuzayibazanira. Gusa ukibuka ko bibaye byiza kugira ngo ukoreshe retinal, wabanza ugakoresha retinol, naho retinal ukazayikoresha ari ukugira ngo wongere ya speed ya retinoic acid wifuza ku ruhu rwawe. Bibaye byiza retinal ntabwo wayikoresha uri umu beginner, wayikoresha uruhu rwawe rwarabanje kumenyera retinol. Gusa nanone mu yindi mpamvu abantu badakunda gucuruza ama retinal ni uko stability yayo yangirika vuba. Niyo mpamvu abenshi bakunda kwihitiramo gucuruza ama retinol aho gucuruza retinal. Niba wifuza gutangira retinol cyangwa gukoresha ama retinoid, naguhitiramo kubanza gukoresha retinol, kuko niyo byibura itaremerera uruhu, niyo idatera ama irritation menshi. Retinoic acid rero yo ni iki? Retinoic acid yo ntabwo biyisaba gutera step iyo ari yo yose. Ako kanya mbese ibiri mu buryo ihita ikora ako kanya. Retinoic acid harimo zino za tretinoine, harimo za adapalene, turiya tuntu abaganga bacu bakwandikira tukuvura ibiheri. Buriya ni retinoic acid. Ugomba kukitondera ugakurikiza amategeko ya retinoid, kuko nako karakora cyane. Kandi utirinze izuba uruhu rwawe rurashishuka, kuko twabibonye ko irritation aba ari menshi. Mu bintu ugomba kwirinda ni uko utagomba kumva ko retinoic cyangwa retinol cyangwa iki harimo ikirenze ikindi. Oya, retinoid nziza ni ya yindi uruhu rwawe wakiriye, ni ya yindi uruhu rwawe rwemeye. Ntuzagende ngo wihambire kuri retinal kandi iri kuguha ama irritation, isubire kuri retinol. Nanone retinoic acid niba ziri kugutera ibibazo, ikoreshereje retinol, kuko n'ubundi at the end izahinduka retinoic acid. Gabanya izo irritation. Retinoids nziza ni ya yindi uruhu rwawe rwemeye, ni ya yindi uruhu rwawe rukoresha ntirugire irritation. Intego yacu ntabwo ari ugukoresha iremereye cyane, intego yacu ni ugukoresha ikintu kizaguha umusaruro wifuza. Ikintu ugomba kumenya ni uko consistency, guhozaho, biruta kure gukoresha
product igihe gitoya ubundi ukayireka, kuko nanone iyo uyiretse ubwo bivuze ko uba ugiye gutangira bushyashya. Ubutaha tuzareba ese retinol ikora gute, iryo somo tuzahita dukurikizaho.